Okay, reka nguhe ikaze kuri Zara Magazine. Ngira ngo nk'ibisanzwe mumaze kubimenyera yuko tugenda tuganira n'abantu batandukanye, abafite impano, ibyamamare n'abandi bantu bagenda bakora ibikorwa bitandukanye bifitiye akamaro societe nyarwanda. Nimba utarakora subscribe kuri iyi channel, nicyo kintu nakubwira cyihutirwa kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, tubane umunsi ku munsi kuri www.zaramagazine.com. niho hantu uri buze gusanga amakuru yizewe kandi agezweho mu mikino n'imyidagaduro ndetse no mu bukungu ndetse n'umuco. Kora subscribe ubundi tubane. Nkuko mubibona kuri screen zanyu, turi kumwe n'umukobwa ahangaha, mugiye kumusobanukirwa, mugiye kumenya byinshi kuri we, agiye kutubwira impamvu nyine ari ahangaha, mbese tugiye kuganira ibintu byinshi. Amakuru yaho imeze ute? Fresh. Ngira ngo watangira wibwira abantu bakurikiye Zara Magazine. Nitwa Clara. Nanjye nkaba nyine nje kubaganiriza byinshi muri bubibone. Clara ni muntu ki, akora iki? Clara ni umuntu usanzwe. Ndakora. Tumva nabirenze. Okay. Clara, by'umwihariko impamvu igihe yatumye nifuza kugirana ikiganiro nawe, abantu benshi bashobora kuba batakuzi, ariko rumwe mu bantu navuga bamaze igihe kitari gito muri showbiz hano mu Rwanda, bayikurikirana banayibamo, sibyo? Ndayikurikirana, nyibamo, ntago ndamenyekana. Oya, nanjye ntabwo nagutumiye nk'icyamamare, nagutumiye nk'umuntu wayibamo. Nyibamo, ndayikurikirana, ibiganiro byose nyine mba nacekinze hose. Amakuru mfite nuko wigeze kugerageza ibintu byo kuba umu video vixen, kujya mu ndirimbo z'abahanzi. Narabigerageje. Nize ndirimbo wagaragayemo? Iyo nagaragayemo ni indirimbo ya Marina. N'amafilime menshi nagiye njyamo. Indirimbo ya Marina yitwa ngo iki? Marina by Marina. Marina ya Marina. Indirimbo ye ya mbere kwa. Indi aririmbamo babuterana abantu. Niyo ngiyo, uretse ko nyine agapariti gato ngaragaramo neza ibirangira. Ariko nyine wari uhari bayishutinga rwose. So navuga yuko muri iki kibuga cy'imyidagaduro ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Akenshi na kenshi iyo umuntu arimo hari impamvu abarimo, sibyo? Hari impamvu, hari ikintu kiba cyaramupushinze kugira ngo nyine yumve yuko agomba kubamo. Wowe n'iki cyagupushinze? Hari impano runaka wenda wisanzemo? Ni ikintu, urukundo, ni iki? Nge ndabikunda cyane kandi ni n'impano yanjye kwa. Mba numva nabikora igihe kimwe. Muri make ndabikunda cyane. Impano yawe iherereye hehe? Mu kuririmba, mu kwactinga, ni muri film? So kugeza ubu ngubu hari filime wenda waba warakinnye nubwo itaba wenda yaramenyekanye, ariko ukavuga ati hari filime nakinnyemo? Nago na filime nakinnyemo, iyo zo nagerageje gukinamo nago zigeze zisohoka. Ndumva nta zindi. Ntayo nigeze nyinamo yabashije kujya hanze. Okay. Byibura ugereranyije, ni nka ryari winjiye ukavuga noneho ngiye kugerageza amahirwe yanjye mu gukina filime ndebe yuko bizakunda? Ni mu wuhe mwaka? Umwaka nabigeragejemo. Watangiye kubyinjiramo? Nabyinjiyemo 2018. 2018. Kugeza ubu ntabwo urabasha gukina filime ngo isohoke? Ntabwo irasohoka, sinzi impamvu, sinzi aho bazishyira pe. So ubundi mu busanzwe mu buzima bwawe busanzwe, Clara ni umuntu nyine ukunda kubaho mu buzima bumeze bute? Clara ni umuntu ukunda kubaho mu buzima budaciriritse, ariko nanone butari hayi cyane. Mu buzima ni ukuvuga nko mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe. Ubwo naza nko mu cya gatatu. Waza nko mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe. So ubuzima bwawe, uburyo ubaho mu buzima bwa buri munsi ku munsi, kuko
nyine bitangira umuntu abikunda sometimes bikarangira bibaye akazi uburyo ubaho mu buzima bwawe bwa buri munsi ubona igihe wenda uzaba wamamaye kuko hari nk'amaproje wenda uzagaragaramo mu minsi iri imbere igihe uzaba wabaye wenda umuntu wamamaye muri sinema proje noneho uri gukora ubuzagiye hanze wumva ubuzima bwawe buzabasha kumacingana n'ubuzima bwa showbiz ubona uzabivamo ewana buriya umuntu agiye kujya mu kintu akijyamo yiyemeje ibintu byose amushobora ko nzi yuko ntazabishobora ntago aka kanya nari kuba ndi hano nari kuba ndi mu cyumba wiryamiye ubwo rero impamvu naje ahangaha ubwo niyemeje guhangana nabyo guhangana nabyo mu buryo bwiza ariko batumva guhangana akajya ngo ngiye guhangana nabi rwose n'ubundi ugiye gukora akazi kawe nugakora neza bizaba ari sawa ibikorwa bizivugira ni nk'abahe ba actrice wenda bakwensipayaringa hano mu Rwanda ureberaho umunsi ku wundi dufite abantu benshi b'abahanga muri filime muri filime nkunda mbona abantu bafite impano ni uriya mukobwa Diane ukina Stimedi ni umuhanga nabonye uriya mukobwa bizavamo kabisa n'abandi barahari ari benshi ni benshi ariko nyine ngewe nakubajije abo nawe ureberaho uvuga abo ndeberaho babikora neza Nana uriya mukobwa Diane ni abantu nyine ubona bagukorera umunsi bana bankorera umunsi kabisa sinjya ncikwa akenshi na kenshi iyi nzira yo gukora yaba sinema yaba showbiz muri rusange usanga abakobwa bavuga yuko ikintu kibabera imbogamizi cyangwa se inzitizi yo kubyinjiramo usanga abantu benshi bakabafashije hari ibindi bintu wenda babasaba bigoye nko kuryamana nabo amafaranga n'ibindi wowe icyo gihe umaze nyine ugerageza kugira ngo utangire gukoresha impano yawe ntabwo urahura n'izo mbogamizi cyane nazo ndahura nazo uramutse uhuye nazo wabyitwaramo ntago nahura nazo kubera iki umuntu ashora impano ye ndi kwibaza nk'umuntu aramutse agusabye ibintu nk'ibyo kugira ngo ushyire impano hanze ntabwo iyo yaba ari impano buri umwe wese yakubonyemo impano aharanira kuyishyira hanze wa undi rero uzashaka kuyishyira hanze ari uko hari icyo yagusabye uwo ndumva sinzi namureka nkajya gushaka undi wamfasha gushyira impano yanjye hanze wamureka ukajya gushaka undi namureka pe noneho wowe iyo wenda uganira tubaho mu miryango tugira imiryango yacu ubu ngubu ikiganiro turi gukora ikiganiro cy'umuntu nyine dushobora kubyuka nk'ejo mu gitondo tugasanga yamamaye sibyo ese mbere yo kwamamara ubundi umuntu biba bimeze bite sibyo kuko nk'ejo dushobora kuzagaruka ahangaha mu kiganiro wamamaye tukabihuza tukareba nimba biri guhura neza sibyo usanga nko mu miryango yacu umuntu uri mu nzira y'ubwamamare uri gukora ibintu nyine bishobora gutuma yamamara ni umukinnyi w'umupira ni umuhanzi ni umukinnyi wa filime ni umukinnyi wa teatre hari ukuntu uri kubyinjiramo abantu batabibona nk'aho uri kwinjira mu kazi nk'akandi sibyo ahubwo babibona nk'aho uri kwinjira mu nzira yo kuba ugiye kuba umuntu w'ikirara yo kuba ugiye kuba umuntu upfa ubusa uri gukora ubusa wowe ubyumva utese cyangwa n'abantu bari around yawe wumva babihumeka gute ni iki kikumotivatinga kuvuga ngo ngewe ngomba kwinjira muri sinema kandi nkayikora ngewe ikintu kimotivatinga kurusha ikindi ni uko mbikunze kandi ikaba ari n'impano yanjye ndumva nta n'ikindi cyambangamiramo pe nta bantu baraguca intege se ngo bakubwire ati abaca intege bo ntago bajya babura hari n'uwakubona kase ngo byira bintu byanyu ariko ngo biriya bintu se ngo burabwo rero nawe urashaka kwamamara ntago umuntu abijyamo akeneye kwamamara umuntu akora ikintu kuko agikunze aka kanya njye nshobora gukora ikintu kuko ari impano yanjye natanga ubwitange bwose byansaba nabikora kugira ngo ibashe kujya ahagaragara wenda igira ikimanira sosiyete nyarwanda rero ubwo ntago nibaza ikintu cyatuma nta kintu cyanca intege kwa uyu munsi Clara arashaka kujya kwinjira muri Sidon ubundi sinavuga ngo kwinjira
winjiye muri sinema kubera yuko uyikunda cyangwa winjiye muri sinema kubera yuko ishobora kuba n'akazi kagufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi? ninjiye muri sinema kuko ari impano, kuko numva mbikunze, inyungu zizaza nyuma. Inyungu zizaza nyuma. Yazije sava zitanaje kandi nabwo sinacika intege. Inyungu n'ubundi ziza kubera ko umuntu yakoze. Inyungu ziza kuko umuntu yakoze, ntabwo aka kanya ngiye nakicara ngo mvuge ngo runaka yakinnye filime nanjye ndajya kuyigura, runaka yakuye imodoka muri filime nanjye wajya kujyamo wenda afite uko yayiguze kubwo ibikorwa bye, nanjye aka kanya nzabikora kuko mbikunze, wenda after bishobora bizaguhire cyangwa se ntibiguhire. Wenda uri umuntu n'ubundi ukibarizwa mu cyiciro cy'urubyiruko. Muri iyi minsi abantu benshi mu rubyiruko turi gushinjwa ibintu by'ubunebwe, ibintu byo kudakora, ibintu byo kudakura amaboko mu mufuka n'iki, ibyo byose nyine bikagenda bihererekanya n'imyitwarire nyine yo kuba nyine urumva umuntu wabuze icyo akora cyangwa se twakwita imburamukoro, urumva n'imyitwarire ye hari igihe itaba myiza, ishobora kubyara ibiyobyabwenge ngahenda zitateguwe n'ibindi. Wowe nk'umuntu nawe w'urubyiruko, ishusho yawe ni iyihe kuri ibyo bintu byose turi kwagirizwa muri iyi minsi? Ikintu cya mbere buriya ni akazi. Akazi kose kaguha amafaranga, akazi keza ariko batumva akazi kose bakagira ngo ni akazi kose nyine kari aho ngaho. Akazi keza kuri wowe ni akazi kameze gute? Cyeho akazi kose kama amafaranga ni akazi. Kandi waruvuze ngo akazi keza ngo akazi kose ni akazi. Wenda reka tubigorora, akazi kanyuze mu nzira iboneye. Merci. Akazi kanyuze mu nzira iboneye akariko kose kanyuze mu nzira iboneye. Ndumva nta mpamvu ufite zo kuvuga ngo ntiwagakora. Nta mpamvu nimwe ufite yo kuvuga ngo akangaka ngo nge ngo nago nagakora. Why not? Mukiri nagusase no gukubura mu muhanda wabikora, harimo amafaranga wabikora akazi ko gukubura mu muhanda wagenda ugakubura wakandagiye sawuga kuko abenshi badakora usanga nyine ari icyo kintu cya complex kuvuga ngo use ngo umuntu ngo urangije ngo kwiga ngo ngiye ngo ndajya ngo nyine hari akazi twafashe tukagira akazi k'abantu badasobanutse, akazi kabi kaguhesha abantu basobanutse. Undi sara akazi kabi kabaho? Nta kazi kabi kabaho, akazi kaguhemba se kaba kabi gute? Ubundi ngenekereza yuko bavuze ngo akazi kabi n'ubundi kaba ari kazi, wenda nta kazi kaba kakuvuna cyane ariko umusaruro ukaba mukeya, sibyo? Nekereza ko abantu bavuga ko ariko kazi kabi. Nanone hari akazi nyine kakuvuna ukavunika cyane, umusaruro ukaba mukeya. Ariko nanone ntabwo ariko abantu nyine usanga tubyitiranya tukavuga ngo hari akazi kabi gasebetse, ubundi hari akazi gasebetse kabaho kereka ko kwica. Ejo bundi hari umushuti wanjye twahuye namaze se muri iyi minsi uri gukora ibiki yango nyine ngo ndi gukora nyine mbona agize isoni zo kumbwira akazi akora ngo nyine yango ibintu byarakomeye ngo ndi gukora manipawa hano nawe ati akazi ni akazi nyine ukabona kuba nyine akora manipawa ahantu runaka bimuteye nyine ikintu kimeze nk'isoni, ntabwo ari proud yabyo. Nekereza yuko ubundi nk'urubyiruko ubundi twagakwiye kumva yuko nyine akazi kaguha amafaranga gashobora kugutera isoni cyangwa gashobora kuba kabi. Oya, akazi katazatuma aka kanya ujya gusaba, akazi katazatuma uvuga ngo urakenera kujya aha hantu uburetike, ni ukuri pe ako kazi ugomba kugakora. Hari akazi yego kavunanye umusaruro ari mukeya ariko nyine urakomeza ugapushinga ari nako ushakisha n'ahandi. By'umwihariko ku ruhare ntago naguhitiramo kuvuga ngo nimba akazi kakuvuna aka kanya ngo ngaho uhita ukareka bigire kuryama kuko kakuvuna hoya. By'umwihariko ku ruhande rwanyu rw'abakobwa kugira ngo ntago bikiri ibintu wenda abantu batavuga muri iyi minsi, umunsi ku munsi ubona abakobwa bashaka guslayinga slay queens biyongera, no bashaka kubaho batunzwe nyine n'amafaranga wenda y'abagabo atavuye mu mbaraga zabo bakoresheje, kandi bagashaka kubaho ubuzima bwiza burenze. Ubundi wumva bishoboka ko umuntu ashobora kubaho neza kandi adakora bikaba iby'igihe kirambye? Ntago bijya biramba. Kubaho neza ndakeka nuriya wiyemeza kuvuga ngo agiye kubaho neza adakora,
amushuwa yuko atavanamo igisubizo cyiza nyine arahitinga igihe kikagera akava kuri hiti yavuye kuri hiti iyo avuye kuri hiti nyine nawe urumva igikurikiraho kuko ntabwo aka kanya nakwicara ngo numve ngo nyine imodoka nziza kandi nta kazi mfite nzayikura hehe mu bagabo nayiguha uzayishyura pe amushuwa ko atazayiguhera ubuntu rero icyiza numva ari ukunyurwa nuko turi ese ubundi kuyibona ukayishyura utavunitse hari icyo bitwaye biragitwaye gute kuko byangiza ubuzima bwawe none se ubu ngubu nimba abasire kwini tubona bose hari uwapfuye niba ariho nabo ntabwo iyo modoka nibayigendamo buriya ucekinze neza wasanga bafite ibibazo utabasha kwikorera nawe nk'ibihe bibazo ntago mubana ubu mushobora kugira kuriya mugahura nka hariya yambaye neza yimakiye mayidiya mu isakoshi nta n'ibihumbi 2 birimo ukabona arakubwiye ati gahita nta 2 wandusha ngo ngeraho uretse ko atagutinyuka nta nyungu zibamo none se siko kazi abakora ariko kari akazi ntago gahoraho oya gahoraho hari igihe kigera ngira ngo hari n'ababagura bagahagarara ni ukuri da ntabwo bashobora guhagarara abantu bahora akazi gahora kari kuri top ntabwo mbizi pe byo guhora kuri top kabyo rwose igihe kiragera bikarangira umuntu wahisemo iriya nzira aba ari mu buyobe aba ari gukina n'umuriro atabizi ahubwo buriya none se ubona ari iki gituma muri iyi minsi abakobwa bari proud nyine y'umukobwa kumva nyine kwitwa slave queen aba yumva ari proud kugira ngo urabibona umunsi ku munsi abakobwa barifotoza bambaye ubusa ukabona umukobwa ari proud ukabona umukobwa arabyutse nyine yambaye ubusa bamukubise ifoto ashyize Instagram ukabona ejo yambaye imyenda y'imbere gusa ashyize Instagram bamubaza ati se bimeze bitagatangira kukubwira ngo nsigaye nkora modeling maze iyo modeling yabo shaho so biriya bintu wowe ku ruhande rwawe ubona ari ibiki nyine ubona ari nk'ibiki shange birandenga ndabireba bikandenga nyine nkavuga twararumbije Imana itabare kandi baba bari gukora fashion ako se bose babaye abanyamideli abakobwa bose babaye abanyamideli atukora iki ndi umunyamideli ate se bavuga ko ari abanyamideli nkasaba abantu ko nta hantu mbazi aba bantu se kereka nimba ari abanyamideli ba social media cyakora hari ababishoboye kwasi n'ubundi ni abanyamideli ba social media nyine kuko nta wamuha akazi nta muntu waba yabonye ifoto yawe wambaye ubusanga guha akazi ntawe ni abanyamideli ba social media nta n'ahandi kandi ikindi cya kabiri kiri kwica abakobwa turashaka kubaho nka Rihanna turashaka kubaho nka Nicki Minaj kandi uramubikurikiranye cyane bari abasitari baba bashaka kumera nkabo babikora ku bw'akazi wari bwabonere ubuzima bwo hanze bwa Nicki Minaj atari mu by'umuziki aba ari umuntu usanzwe nta nubwo wapfa kumenya ibyo ari byo nta nubwo wapfa kumumenya nta nubwo wapfa kubimenya rero aka kanya nimba tugiye tukabona indirimbo ya Nicki Minaj wabonye style yambaye ati ndayishaka so muri makeya turi gukoresha social media mu buryo butari bwo cyane pe hari abayikoresha mu buryo butari bwo kandi mu buryo butari bwo nabonye ari bwo nibwo bubinjiriza ahari mu buryo buri nyabwo buri mu mucyo ntago bigaragara n'urugero hari ukuntu nyine mbona abantu turi kwibeshya sibyo Nicki Minaj bariya bose ba Cardi B bande social media zabo ubundi nazo ubwazo ni akazi ni ahantu binjiriza amafaranga bazikoresha mu rwego rw'akazi so nimba abyutse mu gitondo agashyiraho ifoto yambaye ukuntu cyangwa ari gukora ibintu nuko azi neza yuko nagira likes zingahe cyangwa se views zingahe hari ikintu kindi biri bumwinjirize mu buryo bw'amafaranga nibyo nakubwiye ngo biba biri bumwinjirize noneho we wabibona n'umuntu rero utuye i Kigali muri quartier runaka ntavuze udafite n'abafollowers 1000 nawe akabyuka ngo agiye ngo gushyiraho ngo ifoto ngo yambaye ubusa ngo twike ati ndatwika usibye kuba biri bwangiza isura ye nta kindi kintu biri bumumarire iyo narebye hari igihe kenshi kereka nyine nk'aba bagafashe nyine abo bose ariko hari n'abo njya ndeba nkabona ugasanga afite nka like 5 zonyine ariko nawe twita ko bagafashe ntago bakibikora
nabare nyine simeruka kubona ifoto ya Shadibu yambaye ubusa sha nanjye nabiheruka kubona sinzi nta foto ya Kate ndabona yambaye ubusa sha uriya we ni mama pasiteri bamuveho rwose sinzi rero nimba ababikora benshi baba bavuga ko ngo bafatiye urugero kuri ba Shadibu ariko se babafatiraho urugero nimba se Shadibu yarabiretse akaba yaragiye kwikorera restaurant muri mu bice restaurant so nukuvuga nkawe avanyemo igishoro nyine reka nabo bashaka igishoro nkawe hari nk'amahirwe wenda ufite uyu munsi uburi imbere ya kamera nk'abantu barenga 100 cyangwa se n'igihumbi bashobora kubona nk'ikiganiro wakoze ubona ari nk'iyihe message ubundi ku bwawe kuri ku mutima uba wumva nyine nk'iyo urebye nk'ariya mafoto cyangwa ariya amavideo ni nk'icita wumva ubonye nk'uriya muntu wamubwira mba hari igihe mba numva namubwira ataka kanya uri kwishimira ibyo urimo ariko nyuma ushobora kuzarogereta kandi nyuma birangira bibaye nka biriya baba bakora nyuma hari igihe kigera baranarogereta kwanza kuko sinibaza nk'ubu nk'umuntu aciye ngo dore umukobwa bambaye ubusa kuri social media ngo muramuzi uri mu bantu wenda uri kumwe n'umuntu wari ugiye kuguha akazi wenda we ubwawe wicaye uravuga ati buriya buzima bwa social media mbuvuyemo ngiye gushaka icyo gukora ubaye ukigera nko muri restaurant ngo dore umukobwa wambaye ubusa kuri social media ngo baguhuriyeho ntabwo yaba akiguhaye ako kazi kereka nyine ari akazi ko kwamamaza ibintu biri sexy yakaguha ariko sinibaza ko ari nk'akazi kiyubashye ko kugira nk'inama urubyiruko cyangwa se akazi kajyanye n'umuco ntabwo ako kazi waba ukikabonye rero nibyo bihombo biba birimo baba batazi baba bazi ko bizahoraho ariko igihe kiragera nta kintu kitagira iherezo buri kimwe cyose kigira iherezo rero haranira gusiga inkuru nziza imusozi we kujya uvuga ngo ngiye gushimisha abantu social media ibiki urayishimisha aka kanya ariko ejo uzarogereta pe bakoresha imbuga nkoranyambaga uko bikwiye bashyizeho ifoto se imeze neza ntago yagaragara ntago yabona followers tugomba gukoresha neza imbuga nkoranyambaga ntago kugenda hare ukambara ubusa ntago ari byo bituma wamamara ushobora no kugenda ukambara bakajya bagutangaho nk'urugero ati wa mukobwa wambara umushanana ati shaha baberewe nabyo bakabigukundira kandi uba wikwisha reka wenda tugaruke kuri kariyeri yawe usibye kuba nyine warakinnye muri izo filime ntizigaragare iyindi gahunda wenda ufite muri sinema uvuga ati wenda iri imbere nyine ahazaza hawe muri sinema kuko ntabwo hazi nyine ejo hawe ntuhazi ariko bitewe na gahunda zihari kuri wowe cyangwa se n'uko utekereza ugiye gukoramo ibintu byawe ni izihe gahunda ufite muri sinema gahunda zirahari hari filime tugiye kuzakora vuba ahangaha pe bazayibona kandi izabashimisha iyo izajya hanze ntabwo izahera mu kabati bayitegereze rero kandi nzi ko izashorwamo imbaraga zose zishoboka n'ubwitange bwinshi bazayibona muri iki gihe gisigaye bagutegereze bagiye kukubona ubundi se mu mikinire yawe bitewe na talent ufite uba wumva nka role nyine wumva nyine wagwamo neza wajyamo neza ukavuga ati izi role izi nzijyamo neza ni nk'izi cyangwa se ugendeye no kuzo wakinnye role yose wama nayikina iyo ukina filime ntabwo ugira ibyo ujonjora ngo uvuge ngo ngiye ngo nkunda gukina ameze gutya role yose nayikina kuko biba ari akazi kandi ari n'impano yanjye nkeneye gushyira hanze nta role n'imwe ntakina tugana wenda ku musozo uba wumva ushaka kwibona hehe muri sinema buri umwe wese nyine ajya mu kintu ashaka kwibona kure ariko nawe ufite inzozi uri guharanira uri kuvuga ati wenda nigera ahangaha ndashaka kugera kure hashoboka muri sinema hahandi binashobotse ngombwa bajya bavuga ati Clara afite inzu itunganye afite inzu itunganya filime afite abakinnyi nawe atoza afite abantu bari kuzamura impano zabo
mba numva ari urwo rwego nanjye muri nifuza. make urashaka kuba umunyamwuga ku buryo nawe uzagira abantu bazakureberaho kuko njya ndeba hanze aha hari impano ziba zipfukiraniye ahantu mwe mutazi mutanamenya. ariko hari ikintu nanone abantu bari muri industry bajya bakunda gushinja abantu bakizamuka by'umwihariko muri sinema, by'umwihariko noneho abakobwa. Umuntu araza ari nabwo bwa mbere agiye gukina, agiye kujya kuri kamera, ari umuntu nyine ugikeneye kwiga kurusha uko akeneye gukora, ariko kumva niwe muntu uri kuza atanga fagitire irenze iz'abandi banasanzwe bagira. Kumva umuntu arakubwiye ngo njyewe ngo ntabwo nakina batanyishyuye, kandi ataranakina, ataraba n'umukinnyi. Nyine bariya ni bamwe baba bashaka kubijyamo. Nibyo nahoze nyine kare nkubwira ngo nimba babonye runaka yatanze interview yavuga ngo filime yamubyariye inzu, yamubyariye iki, aka kanya nawe nyine ni uzabireba. Bene abo baba bavuga ibyo nyine ni bamwe baba babijemo atari kubw'impano, baba babijemo bashaka kuhita nabo bamera nka runaka, kandi batazi yuko runaka nawe hari imbaraga nyinshi biba byaramusabye. Aba yarapushinze kugira ngo agere kuri rwa rwego uba umubonaho. Sinyeka ko atakoze neza wanamubona muri interview, nta nubwo wamumenya. Yamera nkanjye zikina zigahera ahantu. Yamera nkawe zikiri mu bubiko. Zikiri mu bubiko kabisa. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ni nk'ubuhe butumwa wahereza wenda abakobwa bafite inzozi zo kwinjira muri sinema? Wenda we hari aho ugeze, ushobora kuba wenda nk'umuryango waragufungukiye urinjira, hari abandi wenda bagiteke, ariko byibura wenda uhagaze mu muryango winjira. Uhagaze mu muryango harabura gato ngo haze umuntu sunike mindani. Wenda hari abandi bagihagaze nk'hariya babirebera kure, bavuga ati buriya hari ahantu nzahagera bigenze gute. Nihe nama wabagira? Inama nabagira, bakomeze ntibarambirwe ngo bavuge ngo impano yanjye irangiriye ahangaha, impano yanjye sinyishyize ahagaragara. Iyo ufite impano ikurwaniramo, naho wabyivanamo gute birakomeza bikakurwaniramo. Bakomeze rero ntibarambirwe, igihe kizagera nabo bazabona ababatera inkunga ibashe kujya ahagaragara. Bakomeze bagerageze, ntibavuge ngo ndananiwe pe, ndahebye. Nanjye ntabwo nigeze nyamanika, na n'ubu ndacyahatana mpaka. Reka twizere yuko tuzongera gukorana ikiganiro nawe, byibura turi kubona byibura na filime runaka wakinnye iri hanze. Ndabyizera. Urabyizera?